iteka gukunda amahoro. Yesu ashimwe, nongeye kwirirwa neza. Mukoreshe sharingi n'abandi, mubabwire ko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane ababashije kuhagera, kandi nanjye ndashima Imana ku bwanjye ko mbashe kuza kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwanjye, ni ubutumwa bw'Umwami Yesu Kristo, cyane cyane ko turi no mu bihe bya nyuma. Kuvuga Kristo kuri ino minsi ni itegeko. Ndabashimiye rero cyane, Umwami Yesu abahe umugisha kandi abiteho. Mbazaniye ijambo rivuga ngo nyigisha gushima ku byiza wankoreye, nyibutsa. Nyigisha gushima ku byiza wankoreye, nyibutsa. Iryo niryo jambo nzanye. Nyigisha gushima ku byiza wankoreye, nyibutsa. Nte guhanga amaso ku byo nkeneye cyane, ahubwo nyigishe gushima ku byiza byose wankoreye. Niryo jambo mbazaniye. Imana ibahe umugisha. Sati God bless you. Mukarukundo Yvonne, Imana yo mu ijuru ikwiteho kandi iguhe umugisha. Mukomeze mukore share kugira ngo n'abandi babashe kuza bumvira ijambo. Umwami Imana aba yanshyize ku mutima, ntabwo aba yarinshyiriyeho ubusa, abagira ngo ndyumve ndibemo kandi mbashe kuripartaja n'abandi. Imana yo mu ijuru ibiteho kandi ibahe umugisha. Reka dutangire dusenge, ariko entre ndashaka kubabaza, se mwabashije kujya guterana uyu munsi? Abo insengero zafunguwe, se mwabashije kujya gusenga? Yanjye ndashima Imana nabashije kujyayo. Imana yo mu ijuru ishimwe ku bwabyo, kubwo ko yanshoboje kujyayo, kandi n'urusengero rwanjye rurafunguye. Emmanuel, Imana iguhe umugisha mwinshi. Ndagushimiye kubwo kuza gufatanya nanjye no gushyigikira amavuta yanjye. Imana yo mu ijuru ikwiteho. Witije Octave, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nabasaba ngo mukore share kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana turi benshi. Ariko ibyo ntibyatubuza kurivuga, kuko social media yicira inzira. Ndisigaho ryumvishwe n'abantu 2, 3, 5, ariko iyo ngarutse nsanga babaye benshi. Bivuga ngo uko byagenda kose ntihabura umuntu Imana izarokorera muri rivuga butumwa yampaye, kandi ntabwo yabimpereye ubusa. Ajyaga no kuma kujya gucuruza muri commerciale, cyangwa ikama orphelina, cyangwa ikama kujya gukora mu mashyamba ahantu abantu batabasha kugera, ariko yampaye kuza kuvugira kuri Facebook no kuri za YouTube kugira ngo abo ikeneye ko bumva. Ndabashimiye rero, Imana yo mu ijuru ibiteho kandi bumugisha. Nongeye kubasubiriramo ijambo nshaka kubabwira uyu munsi. Mu gitondo ubwo nari mu rusengero, Imana yampaye ijambo irambwira ngo, yari impaye numva ndaribapartaja, kuko naje gusanga ari ijambo riri rusange, ngo nyigisha kugushima ku byiza wankoreye, nyibutsa. Kuko abana b'abantu turibagirwa. Nyigisha kugushima ku byiza wankoreye, nyibutsa, kugira ngo noneho ngo nte guhanga amaso ku byo nkeneye cyane. Hari igihe usanga amaso yavuye mu muntu, yagiye ari kureba iby'isi byose atagezeho, yifuza kugeraho. Ntabwo ari bibi kwifuza kugera ku bintu, ariko iyo ugeze imbere y'Umwami Yesu, kuko ari we wabikoze, abasha no gukora ibikurikiye. Ngo nyigisha gushima cyane ku byiza wankoreye. Ushize numvishe umuntu avuga ngo mugende, ngo Imana yamubwiye ngo mugende ngo mushimire abo yakoresheje, kugira ngo ibashe kuzana abandi batereke aho ngaho bahagaze. Ngo kuko abo yakoresheje baracyahagaze kuri line, bategereje ko tubishimirira Imana nabo kandi tubashimira. Ngo mugende mushimire abo yakoresheje kugira Imana ibashe kuzana abandi. Nanjye rero ijambo ryanjye ry'uyu munsi riravuga ngo nyigisha gushima ku byiza wankoreye, ngo nte guhanga amaso ku byo nifuza by'ahazaza. Ntabwo nanze iterambere, nta nubwo nanze ko dutekereza, tugira innovation mu mitwe yacu, cyangwa tugira creativity, cyangwa twifuza ibyo abandi bagezeho. Ariko imbere y'Imana, Umwami Yesu aravuga ngo mubanze mushime ibyo nabakoreye, kugira ngo
mbashe kugira gukora n'ibindi. Kandi nibyo koko iyo umuntu yitegereje nk'uyu munsi ku cyumweru ku itariki 10 z'ukwa 10 ugasubiza inyuma ku myaka yose kuva uvutse kugeza uyu munsi, ni byinshi umwami Yesu Kristo yakoze, kandi icyo gihe twarabibwiye ngo ushimwe ariko kubera guhangayika n'amaganya y'isi no kwibaza ngo bizagenda bite, turongera tukavuga ngo mane si ibi bizagenda bite, tukibagirwa ko hari n'ibisa nabyo yakoze. Tuvuge par exemple, akenshi usanga dukeneye amafaranga, kavuga mana nunkorera iki nkabona amafaranga, nkakora iki, nkagura iki, nkishyura iki, nzagushima. Ariko iyo Imana imaze kubikora n'ubundi bucya wumva ukeneye andi mafaranga. Umwana w'umuntu nuko akozwe muri insatisfaction, ariko umwami Yesu Kristo nicyo cyamuzanye ku isi, yaje kuturuhura kugira twikorere iyo mitwaro. None arimo aradusaba ngo abo nagiriye neza mwige gushima ibyo nakoze, si no gushima gusa we, ahubwo yifuza ko tubigarura mu buzima bwacu, tukabiha agaciro, tukabimenya, tukavuga ngo niki ko cyari kiremereye. Ni ukuri ko Imana biragoye, usanga tutibuka umubabaro n'uburemere icyo kintu cyari gifite. Ukaba ari nk'umumama wari urwaje nk'umwana akamara amezi 3 mu bitaro, uhora ureba uvuga umwana wanjye aratashye, ugatanga umuhigo ukavuga mana nakira nzagushima. Niko bigenda. Imana ikagira iki, igakoresha abaganga, abasenga, ikamuhagurutsa kuri ubwo buriri akamera neza, yari uruhinja akajya no kwiga akagira gute. Noneho hashira igihe wahura n'ikindi kigeragezo ntiwibuke uburemere bwa cya kindi wabashije gucamo. So rero umwami Yesu arashaka ngo dusubize amaso inyuma, turebe ibyo yakoze, tuyishime, tunayizere, tugire kwizera, twumve ko yabashe gukora bya bindi n'ibindi izabikora. Nuza muri Yeremiya 3:33 aravuga ngo ndaza kuhasoma mpababwire, ariko ashaka kuvuga ngo mbese ngo aravuga ngo hashaka kuvuga ngo mbese ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Nuvuga ngo hari nk'ubwo Imana ibirambiye kumva dusaba gusa, ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si ibibi ngo ahubwo ni ibyiza. Ni ukuvuga ngo ni nkaho tuba twirengagije imbaraga z'Imana mu buzima bwacu, noneho yikamureba ukavuga ati urasaba ikintu ejo ukagisaba, sometime ukagisaba nta no kwizera uwugisaba ko azakiguha. Noneho ugasanga Imana yavuze ngo reka nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si ibibi ngo ahubwo ni ibyiza. Uvuga ngo Imana yo yibwira ibyo izatugirira umunsi ku wundi. Ni nk'uko umubyeyi ahora apanga ibyiza azakorera abana be, kandi abana be akenshi nta n'ibyo baba bazi. Akenshi usanga n'ibyo baba basaba biba bidahuye n'ibyo umubyeyi areba byo by'umumaro. N'Imana rero nuko ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagira, ngo si bibi ngo ahubwo ni ibyiza. Tubona mu gitabo cya Yobu mu gice cya mbere, amaze kubona ko ibyo yari atunze byose bigiye nta na kimwe, nta nubwo yari yakinjiye mu buzima bw'ibigeragezo, ahubwo yabonye bigiye, umutima urashiguka. Ariko asenga isengesho ryiza cyane nakunze, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo nzasubirayo kandi nambaye ubundi, ngo Uwiteka Imana ashimwe. Niko yavuze. Ariko Yakobo aravuga ngo mwishimire ibibagerageza, ngo mwishimire ibibagerageza, sibyo? Mubyishimire, kuko Yakobo we yaramaze guhishirirwa ko umuntu yageragejwe hari indi ntambwe ageramo. Nigeze mbabwira ngo umusirikare kugira ngo agire ari amaranka ntago babyuka ngo bayamwambike, ajya mu ishyamba kuyakorera. Natwe rero hari ubwo duhangayika tukareba ibyatambutse, ariko tukibagirwa ko n'urwo rugendo twanyuzemo hari ibyo Umwami Yesu Kristo yadukoreye, kandi nabwo ko twari tubabaye twibaza ngo bizagenda bite. Nta muntu muri iyi si utibaza ngo bizagenda bite. N'abakire bakomeye ashaka kureba umwana we akavuga ati umwana utagira ubwenge bizagenda bite, kandi ubukira bufite. Burya hari ibintu tutabasha kugura n'amafaranga. Ukajyana umwana ku mashuri meza, ukamuzanira abantu bamukocinga, ukamubeshaho ubuzima bwiza, ariko akanga akakunanira. Wajya wicara ukabwira abantu ati nuko umwana yarananiye. Icyo gihe nawe ufite umutima wibaza ngo ese bizagenda bite. Ngo nuko Yobu igice cya mbere umurongo wa 21 avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo Uwiteka niwe wabimpaye, ngo kandi Uwiteka niwe ubitwaye.
izina ry'Uwiteka rishimwe. Bivuga ngo ubuzima turimo muri iyi si, Imana ishobora gushima ko ubitunga cyangwa igashima ko utabitunga, ishobora no gushima ko utunga amagara meza cyangwa igashima ko urwara. Nko muri Bibiliya tubwira umuntu wari umaze imyaka 38 aryamye ku gisasiro. Ubuzima bw'abantu ndi kubwira ntago mbuzi, ariko iyo myaka ntekereza ko umuntu wayihanganira, ni umuntu ufite umutima wo kwihangana. Imyaka 38, Bibiliya ikatubwira undi mudamu wamaze imyaka 12 ava ari mu mihango idashira. Noneho rebe ko ushaka kumara iminsi 4 isanzwe mu mihango ukavamo utameze neza, none urebe imyaka 12. So rero igihe cyose Imana yemeye ko uca muri icyo kigeragezo ntugipfiremo, nuko ibizi ko izagusohoreza ubuzima neza. Ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Yahise ahishirirwa ko n'ubundi byose yabihawe n'Uwiteka, ngo Uwiteka ngo ashimwe. Urumva ko yashimye even if yabonaga ko ibintu bikomeye. Noneho Bibiliya iravuga ngo mwishime cyane ngo kubibagerageza. Yakobo igice cya 2 umurongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 4 haravuga ngo bene data ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo n'ibyo gushimwa, ngo rwose nimugurwa gitumo. Bora nta muntu ikigeragezo giteguza yari ikigeragezo noneho Imana yemeye ko kikugeraho. ngo bene data ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugurwa gitumo n'ibibagerageza, ngo bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Buriya kugeragezwa akenshi gutera kwihangana, kandi kugeragezwa kudukuramo inkamba, kudukuramo ibintu byinshi bitari byiza, kugira ngo duhinduke abasirikare ba Kristo neza, tubashe kuzuzwa, kwemerwa, tube turi abantu bafite igihagararo cya Kristo, dushitse bitewe na bya bigeragezo twanyuzemo. Bibiliya muri Yesaya 55:3 havuga ukuntu ngo Yesu ngo yababajwe, ngo n'ishusho ye ntiyari ikunzwe, ngo yahoraga mu bihanamanga, kandi uwo ni Kristo, kandi niwe twakurikiye. Tugomba gukandagira ikirenge muke. Ariko hano ititire iravuga ngo nyigisha gushima kubyo, ni nka yavuze ati nyigisha kwibuka ibyo wankoreye, urugendo naciyemo, kugira ngo umenye ko n'iki kigeragezo ndi gucamo uyu munsi nzagitambukamo. Gusa hano Yakobo baratubwira ngo nimwishingo ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo. Mbese muri make ni iby'igiciro ibyo turi gucamo uyu munsi. Ntibitwibagize ibyiza Imana yakoze ngo dutakaze icyizere, tuvuge ngo ntabwo bizaba, cyangwa tuvuge ngo ese ya Mana yagiye he yakoze bya bindi. Ahubwo dufate byandi byakira tubiha agaciro, kugira ngo tubashe gucamo byo turi gucamo uyu munsi. Ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera bivuga ngo ni ibigeragezo bidushoboza kwizera, ngo ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Kugerageza ko kwizera gutera kwihangana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ageragejwe atangira kumva atangiye kwihangana, kandi iyo umuntu ageragerejwe ikintu runaka, tuvuge nk'urugero, nk'umuntu yageragerejwe ubukene nka kuriya Yobu byamugerageje agakena akanarwara, abasha kumva n'abandi, abasha kumenya kurwara icyo ari cyo, abasha kumenya gukena icyo ari cyo, ntabasha gucira. Kuko Yobu hari ahantu hatangaje mu gice cye cya 29 ngo yari amaso y'abakene. Urumva ngo yari umukiranutsi, mbese muri we yari afite orgueil mu kinyarwanda babyita, yari afite ikintu gisa n'ubwibone, mbese imigisha yari afite. Niyo mpamvu na Satani yavuze ngo dore ibyo wamuhaye byose yabuzwa n'iki se? Bivuga ngo washyizeho korotire ku buryo ntamukoraho, ariko wamuhaye ibintu bituma yumva ko gukiranuka, bivuga ngo gukiranuka kwe byari bifite meaning, kuko nta kibazo na kimwe yari afite abana beza. Ngo iyo yicaraga mu mudugudu, iyo yicaraga mu mudugudu ngo yabashaga ngo abantu bagaca urubanza, ngo bategerezaga ijambo rye rya nyuma, ngo akaba ari ryo bemera. Urumva? Yobu 29 umurongo wa 14 aravuga ngo nambaraga gukiranuka kukanyambika.
urumva ko we yari yiyizeye kandi yumvaga ko nta kibazo. Ngo kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero w'ikamba, ngo nari amaso y'impumyi, ngo n'ibirenge by'ibirema. Ni ukuvuga ngo yari umukire, hahandi abantu bose barushye baruhukiraga iwe. Ngo nari se w'umukene, ngo gakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi. Ni ukuvuga ngo nyine yari umuntu ukomeye, ni ukuvuga ngo yari afite pawa ku buryo ashaka kujya mu bajaji agakurikirana urubanza rw'umuntu atazi kandi akamukura mu bibazo. Urumva ngo ngakurikirana urubanza rw'uwo ntari nazi, navunaga inzasaya z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo ye. Yari afite pawa cyane. Ngo maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanjye. Urumva ko yari atangiye kwiyumva ngo nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingana n'imisenyi. Urumva ko uyu mugabo yarabayeho neza cyane. Ni nayo mpamvu Satani yamugiriye ishyari avuga ngo Imana yambwiye ati wabonye Yobu ukuntu umukiranutsi wanjye ameze. Imana iravuga ati Satani ati se yabuzwa n'ikize ko nta kintu kuri isi yahaburiye. Afite gukiranuka, afite n'iby'isi, nta kintu yari yarahaburiye, sibyo? Ngo maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingane n'imisenyi. Yumvaga ko azarama akava muri iyi si nabyo abishaka. Umuzi wanjye wari ushoreye mu mazi n'ikime mbese umuzi wari ushoreye mu mazi meza. Ni ukuvuga ngo igiti kiri mu mazi meza gukura biba byoroshye. Ngo n'ikime cyatondaga ku ishami ryanjye bukarinda bucya. Yahoraga afite ubutoto, yaguhaga atoshye. Ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura, umuheto wanjye ugakomerera mu ntoki zanjye. Ngo abantu, hano kuri 21, ngo abantu bantegeraga amatwi bagategereza bagaceceka ngo bumve ijambo bumve inama yanjye. Iyo namaraga kuvuga ntacyo basubizaga, nta kintu barenzagaho. Ni ukuvuga ngo Yobu yari afite pawa ku buryo umudugudu wose wari umuzi. Ngo iyo yamaraga kuvuga ngo nta kintu barenzagaho, bataga bavuga ngo ubwo Yobu bavuze ubwo nibyo turi bwemere. Ariko iminsi yaraje. Noneho hano muri Yakobo bavuze ngo nimwemere ko ari iby'igiciro rwose nimugubwa n'igitumo. Ni ukuvuga ngo nawe yaguye igitumo n'ibimugerageza. Ntabwo yari azi inama Satani n'Imana barimo. Urumva ngo nibibagerageza bitari bimwe ntabwo ibigeragezo ushaka kuguteguza. Ikigeragezo nicyo ushaka kukubwira ngo nk'umuhinzi ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi. Cyakoze abashinzwe meteo barabivuga, ariko ikigeragezo ntishaka kukubwira ngo imvura igiye kugwa ari nyinshi, ngo ibishyimbo wahinze byose bizapfa, ngo noneho ngo ugire ukuntu ubyitwaremo. Niyo mpamvu hano yo bavuga ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe. Ntabwo ari ibigeragezo biri presi, ni ibigeragezo bitari bimwe, ni ibigeragezo wowe utazi. Ariko Yakobo atangira avuga ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Ngo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera, hazamo kwizera. Ni ukuvuga ngo kugeragezwa bwa mbere kugwa gitumo ntabwo umenye ibyo ari byo, ariko bisaba ngo ugire kwizera. Ngo kwanyu ngo gutera kwihangana, ngo ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Mureke kwa kwihangana wagize muri icyo kintu gusohoze umurimo wako. Urumva? Ni ukuvuga ngo ibi bigerageza umuntu ahura nabyo bigatuma yibagirwa n'ibyiza Imana yakoze, bidusunikira mu kwihangana. Noneho kwa kwihangana nk'uko Yobu yakomeje avuga ngo ndabizi ko umucunguzi wanjye ariho, ngo umunsi umwe ngo azahagarara hano mu isi. Ni ukuvuga ngo bidutera kwihangana tukagera ku cyo Imana yo yagambiriye ko tugeraho, ariko cyane cyane tukagera mu kirenge cya Kristo, tukagera aho tugera dushitse. Niyo mpamvu nta gihe na kimwe umuntu ashobora kubaho adafite ikigeragezo. Ni ukuvuga ngo ava mu kigeragezo kimwe, yabavuze tuvuge nk'urugero, umuntu ashobora kuba hari ingumba atabyara, umunsi akarira ati Mana mu mwana, Imana ikamuha umwana. Kandi ikintu cy'umumaro burya kiva muri sacrifice. Uwo mwana waje umuntu abaye ingumba, niwe uwo mudamu niwe uzabwira abantu ko Imana itanga abana, sibyo? None uyu mwana yamara kuvuka ati Imana mpa amata. Urumva ko ikigeragezo gihoraho.
ni processus y'ubuzima, ariko nta gihe na kimwe tutaba turi sisharije, tudafite ibiduhangayikishije. Hari n'ibiduhangayikishije tuba dushoboye kubonera solution, ariko akenshi ku bana b'Imana hahora hari ikintu cyitwa kasha. Ni ukuvuga ngo Paul yari umuvugabutumwa, aravuga ukuntu yagiye mu majuru niba ari 9, avuga ukuntu nyine Imana yamwiyeretse bihagije, ariko ngo yari afite ijisho rihora ririmo amazi, rinyeta, rivamo amazi, rimenekamo amazi, ngo yinginze cyane ngo Imana imukure icyo gishakwe, ngo Imana iramubwira ngo ariko ngewe icyo naguhaye n'ubuntu bwanjye buraguhagije. Ni ukuvuga ngo muri iyi si nta gihe na kimwe umuntu azabaho adafite ikintu kimugerageza. Urumva? Noneho Yobu arakomeza muri 7 irimo aravuga ngo nkiri muri iyi si mfashe ibihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo muri iyi si harimo intambara. Noneho ngewe uyu munsi ijambo nababwiye ngo nyigisha kureba ibyiza wankoreye, simpanga amaso cyane ku byo nkeneye. Hari igihe umwuka wari uri muri twebwe tumuta tukajya hanze, amaso tukayasohora neza akigira hanze, kandi tukararikira ibyo abandi bagezeho, cyangwa tukararikira ibyo twifuza. Ntabwo ari bibi vrema, ariko icyo gihe hari igihe usanga wataye kwizera, wibaza ngo ibiriya bintu nzabigeraho gute, ese nzabibona bigenze gute. Noneho hano ngo nyigisha gushima, nyigisha kwibuka, nyigisha kukwizera ko wowe wakoze bya bindi ubasha no gukora ibyo nkwifuzaho, nyigisha guha agaciro, kongera kugarura ubuzima bw'icyo kintu nari nimo ncamo. Tuvuga hari nk'igihe umuntu akubwira ati namaze imyaka 9 mu bitaro narakoze accident, ariko kugeza uyu munsi ugasanga yarabyibagiwe, yibagiwe ibyiza Imana yakoze. Sibyo? Nabyo byagiye biba ku bwoko bwa Isiraheli. Imana yabakoreye ibintu tutigeze twebwe tubonesha amaso, yagize gutya icamo inyanja itukura baratambuka. Urumva? Yakoze ibitangaza byinshi muri Egiputa, Abayisiraheli bareba bakanuye, ibacisha mu mazi mu nyanja itukurira ikatamo 2, ariko baragiye bageze mu butayu, bamaze kurya manu, bamaze kubona inkingi y'igicu, bamaze kubona byose, bamaze kubibona, ariko baribagirwa. Umunsi Mose yagiye hejuru kuzana amategeko, yasanze bariremeye imana z'ibishushanyo. Ya mana yabakuye mu butayu na bya bindi byose yakoze barabyibagiwe. Nuvuga ngo kamere y'umuntu nuko tumeze, iyo hatabaye kudukebura turibagirwa. Niyo mpamvu usanga n'Imana igenda ihagurutsa abavuga butumwa bahagi batandukanye, kuko harimo ikindi kintu cyateye cyo kumenyera Imana. Tukamenyera Imana tukibagirwa ibyo yakoze, cyane cyane nko mu nzu yayo ho twarahamenyereye. Twibagirwa ibyo yadukoreye, tukakora n'ibitari byiza kandi tukanajyayo. Gusa ariko ntabwo ari bibi kuba umuntu akijya mu rusengero, ni byiza, ariko Imana kuri iyi saha icyo ishaka iravuga ngo nyizera ngewe wakoze bya bindi mbasha no gukora ibindi. Kandi ikindi kintu ni byiza ko aho kugira ngo dukunde ukuboko gukora, twakunda nyirako, tukagira ubusabane n'Imana. Sibyo? Nuza impamvu ntuza Abrahamu yabashije kuba sekuruza w'abizeye, ngo yizeye ibitizerwa. Yabanje kubwirwa ngo va mu gihugu cy'iwanyu ugenda aho nzakubwira. Ninde muntu ushobora guhaguruka kano kanya yarubatse inzu ye, afite akazi keza, Imana ikabwira ngo haguruka, ngo uhaguruke ugende ujya aho nzakubwira. Byibura ashaka no kukubwira ngo haguruka ugende ujye i Butare, cyangwa haguruka ugende ujye muri Arabia Saudite. Byibura guhaye destination, gahita uvuga ati okay, kangiye kuri map ndebe Arabia Saudite bambara gute, bakora gutya, ahari ngezeyo nakora aka kazi. Ni gutyo mu buzima bwo muri no minsi busigaye harimo amalogike menshi. Ariko Abrahamu ngo yizeye bitizerwa, ngo arabwirwa ngo haguruka ugende, ngo ujye aho nzakwereka. Ntigeze amubwira ahantu azamwereka. Nuvuga ngo yabaye inshuti y'Imana kubera kumvira, kubera intimacy yari afitanye, ubusabane n'Imana yari afitanye n'Imana. Yari amaze kumenya guhishirirwa uyu mugabo uwo ari we. So rero n'uwabashije kumenya Imana ntabwo ahanga amaso ku byo adafite, ahubwo aravuga ngo ya Mana twagendanye mu gihe cyatambutse ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba. Ntabwo nzi rero ubuzima bwa buri munsi ducamo impamvu Imana igenda itanga ijambo ritandukanye, nuko haba hari ikintu gihari preza kirimo kiragenda neza. Imana ishaka nko gushimira abantu, cyangwa ishaka kubakebura ngo muhindukire, cyangwa ishaka kubabwira mwihane, cyangwa ishaka kubabwira ngo mwibuke ko na bya bindi ari ngewe wabikoze. Sibyo? Na bya bindi ari ngewe wabikoze. Buriya nta kintu na kimwe cyaba ku muntu Imana itagishimye.
ya gusa haba bo kwicira inzira n'iki byose, ariko biriya ntabwo biramba. Ibintu bitavuye mu kuboko kw'Imana ntabwo biramba. Bibiliya ivuga kuri Samusoni ukuntu yari afite amavuta. Samusoni avuka yari umunaziri, Imana yari yaramutoye atarava no mu nda ya nyina, nta bigeragezo yahuye nabyo, niyo mpamvu amavuta kuyamena byamworoheye. So rero no muri ubu buzima bwa buri munsi, ikintu cyose uzi ko wakuye mu kuboko kw'Imana urakirinda. Iyo uzi ko wakibonye kikugoye, icyo gihe rero uhora unakibuka, uhora wibuka ko ari Imana yabivuze, uhora wibuka ko ari Imana yabikoze. Hari n'ibyo Imana itubwira mu ibanga cyangwa mu buhanuzi, umuntu yaza akakudevya ashaka kukubwira ikintu kijyanye n'icyo, ugahita uvuga ati ku mutima atari ko hari ikintu Imana yambwiye, ugahora uzirikana iby'Imana yakubwiye. So rero nashakaga kugira ngo mbibutse ko hari ibyo Imana yakoze, tuyizere ibasha gukora ibirenze ibyo dusaba. Yavuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Hariya ni nkaho yari aturambiwe guhora musaba, kandi akenshi tunasaba Imana tutazi. Ntushobora gusaba umuntu utazi, gusa nuko nyine abana b'abantu tuba mu ntege nke, ugasanga turi desespere ku buryo icyo kintu tutanagitekereza, ugasanga turasaba umuntu tutazi. So rero ndashaka kugira ngo dufatanye urwo rugendo rwo kwibuka iby'Imana yakoze, aho yatunyujije, twe kugira ubwoba nk'aho tugeze imbere y'inyanja itukura tukibaza ngo turambuka gute. Ni ya Mana n'ubundi yayiciyemo kabiri tukambuka. Ni ya Mana wibazaga ngo sengo nzabona akazi bigenze biti kakaguha. Ni ya Mana wibaza ngo nzabyara bigenze bite. Ni ya Mana wibazaga ngo uyu mwana azakura. Ni ya Mana wibazaga ngo ubukene ndimo nzabuvamo. Ya nzi ko umuntu kereka abantu bavukiye mu buzima bwo gukira cyangwa bafite imigabane bagabanye, ariko la majorite y'abantu bo muri iyi si bafite gutangirira kuri rimwe bibaza ngo bizagenda bite. So iyo niyo ya Mana mwabanye mu gihe gitambutse. So harimo abantu bavutse barwaye bakabageza cyangwa bakirwaye, ni gake bashobora gushima Imana ko Imana itanga ubuzima, ariko nabwo kuba bakiriho ni ikintu cyo gushimwa. So nagira ngo mbabwire nk'umuntu ufite imyaka 30 kuva igihe yavukiye kugeza uyu munsi, nuvuga ngo yarwaye indwara zitandukanye, ariko Imana irazimukiza, ibasha rero gukiza niyo ngiyo urwaye. So rero conclusion kugira ngo ndangize nsoze, nababwira ijambo nakunze cyane riri mu ntangiriro 48:11. Ntangiriro 48:11 havuga ukuntu Yakobo ajya gupfa ageze mu gihugu cya Egiputa, amaze kubona umuhungu we. Mirongo ine n'umunani 11 haravuga ngo Yakobo amaze ngo Isiraheli abwira Yosefu, Isiraheli niwe Yakobo, ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe. Yarazi ko Yakobo umuhungu we yapfuye Yosefu, ngo mu maso hawe ukundi, ngo none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Nuvuga ngo Yakobo mu rugendo rwe bavuga ngo n'uruzerero, mu rugendo rwe rw'umuruho. Yakobo uyu urebye ubuzima bw'ubona ko yari yarabaye indushyi, ariko aza no kugerekaho kumva ko umwana we yapfuye Yosefu, kandi yari yaramubyaye ku mudamu yakundaga. Noneho biza kuba ngombwa ko bukene butera n'iki n'inzara, bajya muri kiriya gihugu Yosefu yarimo yarabaye premier ministre. Agezeyo aza kubona umuhungu we, arangira avuga ngo sinibwiraga ko nabona amaso hawe ukundi, ngo none Imana inyeretse n'abana bawe. So rero hari igihe duca mu bigeragezo bitubabaza, ariko Imana igiye kudushumbusha, iduha n'ibirenze ibyo twayisabye, iduha n'ibirenze ibyo twatakaje, iduha n'ibyo tutayisabye. Sibyo? Nuvuga ngo icyo dusabwa nta kindi ni kubana n'Imana, tukagaruda n'amategeko yayo, tukubaha, tukizera Kristo. Nicyo cyonyine dusaba kubw'isaha, kugira ngo tubashe kwaguka no mu bindi byose twifuza kumara. Nuvuga ngo Imana yamweretse Yosefu, imwereka n'abuzukuru. Twongera kubona muri Yobu, nakomeje kuvuga ku gitabo cya Yobu cyane, kuko nubwo bwose ubuzima rimwe abantu bavuga ngo Yobu ngo ni inkuru n'iki, ariko nubwo yaba inkuru, ariko itwereka ubuzima bw'umuntu ukuntu bugenda iyo yarari mu bigeragezo, kandi niyo abivura mu ngo nuko ngo Imana ngishumbusha Yobu ku gice cya kangahe cya 12, ngo nuko Uwiteka hira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Ni kuri iryo jambo rivuga. So ngo twihanganire ibiba tugerageza yuko atari bitoya, ngo tureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Iryo jambo mugerageze muryumva uko riri, kwihangana gusohoze umurimo kwagenewe. Nibyo nababwiye ngo umuntu yari mu gisirikare,
ari kwiga agerageza kwihangana, abyuka yiruka mu byondo mu bitaka n'iki, ariko umunsi umwe bigasohoza umurimo wako. Mureke rero umwami Yesu Kristo adushoboze dusubize amaso inyuma turebe ibyiza yadukoreye hahandi twari turi. Ubundi ni revo y'ubuzima, uva mu ishuri rya mbere ukaryiga ukaritsinda ukajya mu rya kabiri gutyo gutyo, ariko iyo uri kuryiga no mu ma examen ntabwo uba uri siri y'ibigiye kuza, ntabwo uba uri siri ya birete uzabona uko izaba imeze. N'ubuzima rero niko bumeze, sibyo? N'ubuzima ni ishuri, tugenda twimuka kugeza igihe tuzagera ku gihagararo cya Kristo, kugeza igihe tuzavuga ngo twarwanye intambara yo kwizera. Nicyo cyonyine Kristo adushakaho muri iyi saha. Iyi mesaje irabwirwa abantu bose bumva bakijijwe, sinavuga ngo n'abatarakijijwe. N'ushaka gukizwa naze kwa Kristo, nta mitwaro iremereye ihari. Nuko akenshi amaso y'umuntu utarakizwa batanareba neza, aba areba ibikezi atanasobanukirwa n'ibyo abantu barimo bavuga, ariko Kristo aravuga ngo ndi umugwaneza, ngo kandi simbakoreza umutwaro uremereye. So rero twige kumwizera, sibyo? Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nta mwizeye uzakorwa n'isoni, kandi kuko isoni ntabwo rijya ridukora buriya. Nubwo tugira ubwoba, uzareba ugira ubwoba uyu munsi, iki kiragenda gute se, biragenda gute, ariko ukajya kubona ukabona mu bwiza bw'Imana kiratambutse. Ikibazo ni uko duhita tukibagirwa. Nicyo rero umwami Yesu arimo atwibutsa ngo murebe na bya bindi narabikoze, mubigarure, mubihe agaciro, mwibuke umubabaro mwari mufite, ariko mbagirira neza muratambuka. Imana yo mu ijuru rero ikomeze itwitaneho, itugirire neza, kandi ibahe umugisha. Yo mwakora share kugira ngo n'abatabashije guterana bumve ijambo Imana yashyize ku mutima. Ntabwo ari ijambo ribi ibyo ari byo byose, ni ijambo ryo kutwizeza ko Imana izatugirira neza. Kandi ndabibutsa ko kuba umuntu agihumeka uyu munsi nicyo gishoro. Ntagire umuntu uzagukanga ngo hari icyo akurusha. As long as uhumeka, wamenye n'Imana, nta muntu ukurusha agaciro. Icyo gihe Imana iri muri wowe izakora ibirenze ibyo dusaba. Ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si ibibi, ngo ntabwo nabahamagariye kubandagaza. Imana ntabwo yaduhamagariye kudukoza isoni. Uwiteka Nyiringabo abiteho, Uwiteka Nyiringabo abaha umugisha, Uwiteka Nyiringabo ahaze kwifuza kwanyu, Uwiteka Nyiringabo yongere aze mu mitima yanyu, abibutse ibyiza yakoze, kugira ngo bibahe inkomezi, bibahe imbaraga zo kureba n'ibyo bizaza ko azabikora. Ndabashimiye cyane. Umwami Yesu Kristo atwuzuyemo imbaraga zo kwizera. Shalom shalom.